nongeye kubasuhuza abanyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda mu gihe twegereje amatora y'umukuru w'igihugu. Nagira ngo mbibutse umushinga wanjye ku buryo burambuye, ari nawo muzaheraho munyemerera ngo mbabere umukandida. Guhera ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu uyu mwaka, nzemererwa kubasura aho mutuye, aho mukorera mu turere twose tw'u Rwanda. Nzabanje kubasaba inkunga muri iyi gahunda ya demokarasi u Rwanda rurimo. Muri mwe abantu 600 nibura nimumpa umukono cyangwa igikumwe, muzaba mwemereye u Rwanda gukoresha amatora asesuye. Muzaba kandi nanjye mumpaye umwanya wo kwiyamamaza ngasobanura birambuye umushinga w'impinduka nziza mbafitiye. Uyu munsi nshimishijwe no kubamenyesha bamwe muri mwe abanyarwanda biyemeje kumfasha muri iyo gahunda kubitegura kugira ngo bigende neza. Harimo umuhuzabikorwa nyine uzatuma tubikora mu nzira zubahirije amategeko, hakaba umubitsi uzakira inkunga muzaduha, kuko inkunga itegerejwe ntabwo ari signature gusa. Mushobora no gutanga n'amafaranga mukadufasha, nkuko mufasha insengero musengeramo, nkuko mufasha amakipe mufana. Ni ngombwa ko abanyarwanda tumenya ko no gushyiraho ubutegetsi bwanyu bituma mushobora kubafasha mukabaha inkunga. Irategerejwe, haratangazwa konte mushobora kuyanyuzaho ndetse na telefone mushobora gucishaho mwohereza inkunga zanyu. Ku ruhande rwanjye nkaba nteganya kuvuganira abantu bose baba bafite ubwoba bwo kumfasha bavuga bati gufasha Mpayimana bishobora kubagiraho ingaruka. Oya, icyo kiri mu byampagurukije, mu byatumye niyemeza kuza gukora politike, kugira ngo kutavuga rumwe na leta bye kugira icyo bitwara. Abantu bafite gahunda yo kunshyigikira rwose ntibagire ikibazo, nibakigira nyine tuzamenya ko u Rwanda rwo rusubira inyuma. Ariko niba nta kibazo bafite ni amahire. Ni mube benshi rero, nkuko nyine nzi neza yuko ibibazo mufite byinshi byampagurukije tugiye guhangana nabyo. Dore rero bimwe nyine mu by'ingenzi nashingiyeho. Icyambere no gusaba umukuru w'igihugu namwe abanyarwanda mwese kugira ngo habeho ihererekanya ubuyobozi ku rwego rw'umukuru w'igihugu bitagombye ko habaho intambara. Demokarasi nicyo bivuga, guhererekanya ububasha hatabayeho intambara. Niba rero mwarasabye ko umukuru w'igihugu yongererwa, tuvuge ko ari uko icyo gihe nyine abakandida benshi bari bataraboneka n'imishinga mishyashya twari tutarayishyira ahagaragara. Bityo niteguye rero gusigasira ibyagezweho, niteguye cyane cyane guha ihumure abazize jenoside, kuko ni ingingo ikomeye cyane tugomba gushingiraho gukora politike mu Rwanda. Ntihabe ibintu byo inzira ngengabitekerezo za jenoside ikwiye rwose kurwanywa. Ikindi nanone ni uko ishema ry'u Rwanda aho rigeze ubu ngubu ritagomba gusubira inyuma. Nkaba kuri iyi ngingo nifuza ko u Rwanda twatanga urugero mu gikwiye kuba demokarasi muri Afurika, twirinda gusenya ibyubatse, twirinda gukorera inyungu za mpatsi ibihugu, ahubwo twubaka amateka y'ibihugu byacu dushingiye ku guha icyubahiro aba barateye intambwe imwe, noneho tugatera indi ntambwe mu murongo umwe. Icya kabiri ni ugutsura demokarasi nyine, ni ukugira ngo abantu bose bafite imishinga ya demokarasi, bafite ibitekerezo byo kubaka, bahabwe ijambo. Habeho opposition. Niba abantu bafite imishinga itandukanye n'iri ku butegetsi, biba impamvu yo kumva ibitekerezo byabo buri gihe cyose tugiye gufata ibyemezo. Ingingo ya gatatu ni ukunga igihugu n'abagihunze, abantu baba hanze bahakurira bakeka ko bazahaba igihe cyose bakazahavanwa n'intambara. Ibyo si byo. Tugomba rwose kubareshya, tukaba bamwe bakisanga muri diaspora. Niba HCR ifite imigambi yo gucyura abantu, tukayibwira nyine duti nimubafashe mubahe inkunga ihagije, maze mubareke bazatahe igihe babishakiye.
Ikindi ni uko hari ibikunze kuvugwa by'uko hari akarengane ka bamwe na bamwe bazize intambara katagiye kavugwa. Turabubaha abantu bose bazize intambara, ariko atari interahamwe, atari abayobozi bakuruye jenoside mu Rwanda. Ni ngombwa rwose ko abari muri ibyo bihe by'agahinda tububaha, ariko bitabaye ibyo gushaka kugereranya no kubangikanya ngo habaye jenoside magana ngahe, oya. Nuko rero nzasaba kandi n'abafite inzitizi zo kubona ibyangombwa mu mahanga kugira ngo boroherezwe, baba abanyarwanda baba hanze bagende mu gihugu cyabo ku buryo bworoshye. Ingingo ya gatanu ni ukurangiza intambara, ni ukuvuga nyine abantu b'abanyarwanda bose bafite ingingimira, bafite intwaro, bafite imishinga yo kwinjira ku ngufu, bagomba kumva ko kurwana hagati y'abanyarwanda byarangiye, bitazongera kubaho. Niba rero bavuga bati turashaka kwinjira turi abasirikare tudashyize intwaro hasi, nzasaba yuko niba ari amasezerano y'amahoro agomba kubaho, abeho tubyige, bapfa kuba badafitanye isano n'abakoze jenoside, kuko bo bazakomeza bakurikiranwe igihe cyose aho bari hose. Ingingo ya gatandatu ni ukuvugurura ibintu bishobora gukurura irondakoko, cyane cyane ijambo ry'abibwira ko ubwoko bw'abahutu bagashaka gushyiraho ku ngufu. Twibuke ko ijambo hutu ryakoreshejwe cyane mu bihe bibi, noneho rizigwe risesengurwe kugira ngo wenda rigume mu Kinyarwanda, ariko bitabujije ko abanyarwanda dufite ubutandukane bunyuranye bwinshi, bya bindi byo by'inyabutatu n'ibya kera. Ubu ngubu abantu turi kwinshi, bityo nabyo nzasaba yuko byakwigwa kugira ngo ikintu cyose cyatuma abantu bitandukanya n'abandi cyangwa biteranya n'abandi kive mu muco nyarwanda. Ingingo ya karindwi nyine ni ugusaba ko amateka twayarebana ubushishozi. Ingingo ya munani mu kurebana amateka ubushishozi ni ugukuramo ibintu bituma tugira umuco w'amahane, umuco w'ubugome, umuco w'urugomo, cyane cyane nko mu kurera abana, kubakangisha ngo murabica, ngo muraba ibitutsi bibi bikavamo, bityo tukarema abanyarwanda badatinya kwicwa, ahubwo bubahana, bazi neza ko ubuzima ari ikintu buri wese agomba kurengera. Noneho ingingo ya karindwi ya munani ni uguha umwuga w'itangazamakuru ubushobozi, tukabarinda kuba bakorera ruswa, ari nabyo byatuma n'ubutabera bubaho n'amajyambere atera imbere. Ni ngombwa ko bagira ikibatunga kugira ngo birinde gusaba amafaranga aho bajya gusaba amakuru. Ingingo ya munani ya cyenda nako ni ugusubiramo inyubako z'abanyarwanda hose mu gihugu kugira ngo zigire uburambe, cyane cyane nanone tuninjire n'imbere mu mazu, dufasha abantu kubaho neza, ngo ruciye munsi ntamenye ikiruri imbere. Hanze kugeza ubisuku twayikomeyeho, twinjire noneho no mu mazu turebe niba ubwiherero uko bumeze, niba bafite amazi ahagije bakoresha. Ibyo byose bizaba muri gahunda. Ingingo ya 10 ni uguha inshingano nyine abamaze gutera intambwe, kumva yuko bashobora gusangira n'abandi mu bukungu bugasaranganywa. Ingingo ya 11 ni ugukwiza amazi mu baturage, tukazamura amazi mu nzuzi. Ibingibi ndi bigarukeho mu byerekeye byo kuvugurura ubuhinzi. Hakazaba kandi kuvugurura nyine umurimo w'ubuhinzi, nabyo ndi bigaruke by'umwihariko. Hakazaba no kugira urugo ishingiro ry'ubukungu bw'igihugu, ndongera mbisobanure mu kanya. Hakabaho ingingo ya 14 gufasha urubyiruko kubona imirimo, hagashyirwaho inzego zifasha abashaka akazi kukabona. Noneho ingingo ya 15 ni ukuvugurura umurimo by'umwihariko, umushahara fatizo ukabaho, kandi imirimo myinshi igahangwa. Tunateganije guhanga imirimo irenga miliyoni, cyane cyane mu buhinzi bw'umuceri, mu mirimo yo mu rugo, mu mirimo yo gufasha gucunga imari n'iyindi.
Hakaba nanone rero kuringaniza imirimo ya leta, imishahara iri hasi cyane ikegezwa hejuru, irengeranije nayo ikaba yagabanukaho gato. Noneho indi ngingo ni ugushyiraho umusoro rusange uzafasha kugira ngo imirimo ya leta ikorwe bitabaye ngombwa kwitabaza amahanga buri gihe. Hakaba rero nanone no gutsura inganda zikoresha ibikoresho biboneka mu Rwanda. Noneho ingingo ya 20 ya nyuma ikaba gutsura ubucuruzi bujya hanze, cyane cyane ubuhinzi bukagira inshingano yo kohereza ibihingwa hanze. Banyarwanda, banyarwandakazi, guhindura imyumvire y'abanyarwanda ku murimo wa politike ni imwe mu ntego niyemeje niyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Guharanira ubuyobozi mu nzego zose bikwiye gushingira ku mushinga wo kuzamura igihugu, kuzamura umurenge. Ntibibe umurimo uteye ubwoba, umurimo wambura umuntu ubwigenge asanganywe, imvugo ngo kwijandika muri politike ikavaho, ahubwo umuntu winjiye muri politike akaba icyitegererezo cy'abaharanira imibereho myiza y'abagenzi babo. Nicyo nifuza ko iyo mpise abantu babone ko ndi umuntu wifuriza abantu neza, aho gukeka ko ari umuntu wifuriza amatiku nk'uko kera byavugwaga. Politike nibiba ngombwa hazashyirweho ishuri rikuru ritoza abantu guharanira umurimo wa politike, kumenya kuvugira abaturage, kureba inyungu ibibazo byabo, ntibibe gusa iby'abanyamakuru gusa, ahubwo bibe bya bamwe mu banyarwanda bahuguriwe umurimo wo kuyobora, umurimo wo kuvugira abaturage. Abayobozi bagatorerwa manda bamaze gutangaza intego zabo kandi bakubahiriza ibyo barahiriye. Gukora umurimo muri buri muyobozi ashinzwe mu mucyo bigomba kubahiriza uburenganzira bwa buri muntu n'ubunyangamugayo bw'abanyarwanda. Guca iruhande tugakora ibintu bidahuje n'ubunyangamugayo bicike muri politike. Ntihabeho kwiba amajwi, ntihabeho kubeshyerana, ntihabeho mbese gusukura umurimo wa politike. Ndifuza guca ubwoba bwo kwicwa igihe umuntu avuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi buvuga. Ndifuza ko buri munyarwanda yumva ko ubuzima bwe ari ntayegayezwa uko biri kose. Ugize ibyago akaririrwa aho kuvuga ngo uwishe ntaririrwa. Iyo mvugo yaje mu banyarwanda ntabwo ari nziza, ntabwo nyifuza mu bihe biri imbere. Dukureho ibitsura urugomo n'ubugome byose, duhereye mu kurera abana, twe kubakangisha ngo ndakwica, ngo ndakumena umutwe. Ibyo biri mu bituma nyine abantu bamwe na bamwe babeshyera ubutegetsi ngo burabica nibavuga nabi, ahubwo ubwoba twarabuvukanye buturimo muri twe. Ndifuza guhugura abanyarwanda ku cyerekeye uburenganzira bwabo, ariyo nzira yo kurwanya ruswa, kuko muri iki gihe muranibuka yuko haherutse gushyirwaho urukiko ruzajya ruburanisha abariye ruswa, aricyo cyerekana nyine ko bikabije aho bigeze. Nkaba mbamenyesha ko burya iyo ujya gutanga ruswa nuko utabuzi ko icyo usaba ugifiteho uburenganzira. Ni ngombwa rero ko abantu bamenya uburenganzira bw'ibyo bemerewe, bakanamenya inzira bagomba gucamo. Nzabigira gahunda yihariye. Guharanira gusimbura umukuru w'igihugu igihe manda ze ebyiri zirangiye ni inshingano ya buri munyarwanda, kuko bituma imiyoborere y'igihugu izira urwikekwe. Abanzi b'igihugu bahora bashakisha impamvu yo gukurura igihugu mu ntambara, bityo ntibabone izo mpamvu. Nkunze gusobanurira abantu bakunda umukuru w'igihugu, abantu dukunda umukuru w'igihugu cyacu muri iki gihe, ko kumusimbura bitavuga kumuhirika, ahubwo bivuga guha ireme inzego z'ubutegetsi bwa Repubulika ishingiye kuri demokarasi. Nzaba rero umukandida wo kwamagana intambara. Nubwo dufite ingabo zikomeye, tugomba kwirinda icyatera intambara cyose. Burya mbibutse ko ya mvugo ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ni imvugo isobanura demokarasi. Bivuga ko icyatuma abantu bose runaka bashaka impamvu zo kudukurura mu ntambara turakirinda. Dushobora gutera igihe inyungu zacu zibangamiwe, ariko ntihazagire uvuga ngo aradutera. U Rwanda ruratera ntiruterwa kubera ko tutasomborotsa.
cyane cyane intambara hagati y'abanyarwanda nkaba ntayishaka rwose. Niyo mpamvu nzaba umukandida wo kurangiza ikibazo cy'impunzi, wo guhuza abatuye hanze n'abatuye imbere mu gihugu. Abanyarwanda bakora politike bari hanze bumve ko inzego zabo ziri mu gihugu nizo shingiro, nayo bo bari hanze babe amashami yabo, bityo nyine u Rwanda rurabafunguriye amarembo. Nzaba umukandida ushishikajwe no kumva ibyo abatavuga rumwe na leta bifuza, kuko niyo nzira yo gutera imbere. Abashinze amashyaka ashingiye ku macakubiri no ku nyungu za ngo turwane bicare bongere basubiremo mu nshingano bashaka guha umushinga wabo, maze ikintu cyonyine mbasaba ni uko abashinga amashyaka bose bashyira umukono ku ihame twese abanyarwanda duhuriyeho byo gutuma ikintu cyitwa jenoside kitongera kuturangwamo, cyangwa se kugira ingengabitekerezo, cyangwa se kutita ku bayizize. Ku ruhande rwanjye namaze gusanga ko inzego ziyobora zigwijeho ubukire kugeza ubu. Nkaba nsaba abashaka impinduka bose guharanira inyungu z'abaturage n'amakampani aciriritse. Igice gisa n'ikirengera inyungu z'abakomeye n'amakampani akomeye cyatangiye kwigaragaza. Hakwiye rero abanyapolitiki twafatanya gushyirishaho amategeko, cyangwa se mukabikora ariko nabashyigikira amategeko n'amabwiriza adakubirana umuturage. Maze kwitegereza igihugu cyanjye nkabona bisa n'ibimaze gucikamo ibice bitatu, nagereranya n'umurima w'uburo, inyoni n'abarinzi. Nasanze umukuru w'igihugu cyacu asigaye ameze nk'umurinzi, abayobozi basigaye bameze nk'inyoni, ku buryo ibibazo byinshi bizamuka ari uruhuri, tukibaza niba noneho abo bayobozi bose barabaye inyoni. Niyo mpamvu mpamya ko impinduka ari ngombwa. Kuba rero ibibazo by'inzara mu baturage biza bakabitinya kubivuga uko biri, ibiciro by'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze bikaba bidahwema kuzamuka, ubu ngubu niho bitangiye kuvugwa ukuri, na banki y'igihugu iherutse kubitangaza no mu maraporo atangwa ko ubukungu butifashe neza, bituma nzasaba abanyarwanda kunshinga imirimo yo kuvugurura inzego zimwe na zimwe. Ivugurura nyamukuru nditeganije mu buhinzi, kuko niwo murimo ugaburira abanyarwanda barenga 75%. Imirimo ikorerwa mu mujyi nubwo ubu ngubu ariyo yazamuye umusaruro mbumbe w'igihugu, ntibibuza ko abakene bakomeza kuba benshi. Nzasaba ko abahinzi basubizwa uburenganzira busesuye bwo kwihitiramo imbuto n'igihe bashaka guhinga, kandi bakagurisha umusaruro wabo ku masoko bihitiyemo, badashorewe nk'abana, cyangwa ngo bamburwe umusaruro wabo wose boherezwa mu nganda, kandi dusanga izo nganda nazo zidahaga. Inzego z'amakoperative mu myuga inyuranye zifite agaciro cyane, ariko mu byerekeye ubuhinzi amakoperative aremereza ishyirwaho ry'ibiciro by'imyaka, bigatuma ibihingwa bitunganirijwe mu Rwanda bihenda kurusha ibitunganirijwe hanze. Amwe muri abo makoperative azasabwa guhinduka amakampani y'ubucuruzi asanzwe, cyangwa se afata imirima nayo ahinge akoresha abakozi. Ibyo bizanatuma ibihingwa umusaruro wiyongera kurushaho. Ubuhinzi kandi buzagirwa umwuga utanga akazi kandi bwongera ibicuruzwa byoherezwa hanze. Gukoresha amazi y'imvura nicyo cy'ingenzi cyane cyane shingiraho iri vugurura ry'ubuhinzi. Ntihazongere kugira igitonyanga kiducika ngo mu mujyi gitwara imyuzure, gitwara amazu n'imyuzure, mu cyaro gitwara ubutaka. Inzuzi tuzashaka gahunda yo kuzizamura mu mpinga, tunahereye no ku nzuzi ziri ku butumburuke bwo hejuru, natanga urugero nka Mukungwa, maze amazi tuyohereze mu mabanga y'imisozi. Imisozi myinshi ubu ngubu idahinzwe, dukoresha amaterase, bityo duhinga umuceri mwinshi cyane mu Rwanda. Mu myaka mike nk'itanu tuzabe tugemurira ibihugu byinshi duturanye. Nafashe urugero ku gihugu cya Thailand, nicyo nifuza ko kiba intangarugero.
Kuvugurura ubworozi nabyo biri muri gahunda. Aborora itungo rimwe uretse inka, amatungo magufi, iby'inkoko imwe, ihene imwe, intama imwe, tukabivaho tugatanga ibyanya bihagije byo kororeramo, abantu bakorora ihene 500, 1000, inkoko miliyoni, maze ibyo kubona mu Rwanda ubu ngubu turya amagi aturutse hanze biteye isoni, tukabivaho. Ntabwo bigoye, icy'ingenzi nuko twabishyira muri gahunda. Abana bari mu mashuri tukumva bamaze igihembwe cyose batigeze barya inyama na rimwe, ntabwo bikwiye. Kuvugurura umurimo nanone ni ingingo y'ingenzi, hakazashyirwaho inzego zigenzura niba abantu babura akazi bagashatse. Ni ukuvuga ko tuzashyiraho nyine inzego zifasha abantu gushaka akazi mu rwego rw'umurenge. Ikindi ni uko amasaha y'akazi ya buri muntu twagerageza kuyubahiriza iminsi 5 yose, haba hari amanama agashyirwa nimugoroba cyangwa ku munsi w'umuganda. Imirimo igera kuri miliyoni izahangwa rwose, narabyemeje, mu buhinzi, mu mirimo yo mu rugo, mu bwubatsi. Ngaruke ku murimo wo mu rugo uzasubirwamo kugira ngo akazi gakorerwa mu rugo nako gatange imisoro mu isanduku y'ubwishingizi bw'abakozi, bw'iteganyirize bw'abakozi, kandi nanone binagabanye kwiyandarika kw'abana b'abakobwa. Hazashyirwaho umusanzu rusange wo kunganira leta mu mirimo y'uburezi, umutekano n'ubuzima. Uyu musanzu ukareba umunyarwanda wese, cyane cyane n'abatuye hanze ukabareba, kubera ko uzashyirwaho hashingiye umusaruro wa buri wese, hakaba ijanishwa. Abatuye hanze nkabifuza, nkabamenyesha ko nzashyiraho imishinga ishyigikira imishinga yabo mu gihugu no kwegerezwa za serivisi hanze. Ubundi musoro rero ni umusoro uzabazwa ingo cyangwa amakampani, wo ubarurirwa ku musaruro nyine rusange. Bityo inzego z'ubudehe zizasubirwamo zibe nyinshi cyane, ibyiciro byinshi hakurikijwe umusaruro wa buri rugo. Gahunda yo kurwanya ubukene izajyana n'iyo gutoza abanyarwanda kutarenza abana 2. Urugo remezo rukaba kandi rubarirwamo umuntu mukuru uri mu zabukuru. Ni ukuvuga ko urugo ni umugabo n'umugore n'abana, noneho kongeraho umuntu mukuru waba uri mu zabukuru. Binyurane n'akamenyero kamaze kubaho k'umuntu mukuru aba ari wenyine, ugasanga abana b'abakobwa barababyarira abana bakabohereza kubana na ba nyirakuru babaho bonyine. Bizatuma ibintu nyine byo koroshya bigira icyo bihindura mu myumvire y'abanyarwanda. Abantu bakuru bite ku bari mu zabukuru, aho kugira ngo umuntu uri mu zabukuru usange turavunika tumwoherereza abana bo kubana nawe ngo nuko ari wenyine. Ibyo bintu byongera imbyaro nyinshi cyane. Nyamara twitaye ku bantu bari mu zabukuru, dushobora kugira icyo duhindura mu bwinshi bw'abaturage. Izindi mfashanyo rero nanone ziteganijwe, twateganya mu rwego rw'abahinzi ko hagati y'iyera ry'imyaka abahinzi bazashobora gufashwa kugira ngo hataba inzara, noneho igihe bejeje imwe mu myaka yabo bakaba bayohereza mu bigega by'ubufatanye. Irindi vugurura nyine riteganijwe ni imishahara y'abakozi ba leta n'inzego n'ingengo z'umurengera. Hakazabaho kongezwa imishahara ya bamwe cyane cyane mu burezi, ibyo bijyana no guhireme uburezi. Hakanabaho no kugabanya ibyaba birenze nk'umushahara muto inshuro 7. Ntabwo nifuza ko uhembwa menshi cyane arusha inshuro zirenze 7 uhembwa make. Birumvikana ko akenshi impinduka zitera ubwoba abantu bafite ibintu, abantu bafite imyanya y'ubuyobozi. Nagira ngo mbamenyeshe ko demokarasi duharanira igomba gutanga ihumure igihe habaye impinduka. Ubuze akazi ntahite yirukira mu buhungiro, yirukira kuba umwanzi w'igihugu. Inzego nk'uko tuzafasha abantu gushaka akazi, n'abakavuyeho tuzabafasha kubona kandi.
nkaba rero mbashimiye abiteguye ko dukurikirana tugendana nyine muri iyi gahunda ya demokarasi y'u Rwanda, impinduka nziza. Murakoze.